Girls Talk with CyuzuzoAndKeza. Hari ikintu cyo kwinjira mu rukundo ugakundana n'umuntu nyine cyane cyane iyo turi muri love connection nibwo umuntu ahamagara akavuga ati ngewe ati mfite umwana byaba byiza ari umuntu uzakunda umwana wanjye cyangwa se mu kimwe nawe afite umwana kugira ngo ubwo buryo tubayeho ubwo buzima dufite twe tubumvikana kubera ko twese twabunyuzemo. Yes. Ariko hari abantu batemera ikintu kijyanye no gukundana n'umuntu wabyaye, kuba wakundana n'umugabo ufite abana cyangwa se n'umukobwa ufite abana. Ese gukundana n'umuntu ufite umwana cyangwa abana wowe utabafite ni ibintu bikunda? Ese nta mbogamizi zibamo nko kumva umwe yarahenze undi? Koza hari abantu babigira big deal. Nge hari abantu wenze ubukwe bwagiye busunikwa kubera ko famille y'umuntu iri kubigira big deal ngo umukobwa ngo yarabyaye ngo ntabwo babishaka. N'ahandi nyine bavuga bati ubwo suriya musore wabyaye ubwo umukobwa babyaranye ubwo ibyo bintu zabivamo izo baby. Hari n'ababigira intero, hari n'ababigira imvugo ngo ariko se ngo rero babona ngo match itangira ngo ikipe imwe ifite igitego ngo yindi itagifite, ugasanga hari abantu bari kugeranya ibintu. So byatumye twibaza ese kuba wakundana n'umuntu ufite abana wowe utabafite hari ikintu hari icyo bitwaye, hari uguhendana biba birimo. Hari kuvuga ngo yango ngiye ngo ameze nk'uwamuhenze ngo afite abana ngo ameze nk'uwagezeyo. Ese hari imbogamizi byagakwiye kuba binateza ubundi kuba umuntu yarabyaye? Hari ikintu gituma atagomba kuba yakora ubuzima bwe nk'abandi bose? Buri wese atubwire ku giti cye uko byumva, nta kujeneraliza. Turacyari kuganira ese gukundana n'umuntu ufite abana wowe utabafite birakunda? Ese wowe hari ababifata nko guhendana kumwe yahenze mugenzi we, wowe ni kubyumva? Wowe byumva ute kwanza? Hari ikibazo kirimo? Mami, uwo bitekerezaho iki? Ubyumva gute muri iyo sense? Kuko ni kimwe mu bintu societe nyarwanda by'umwihariko ubu nibwo biri kuza. Ubu nibwo biri kuza nta kubeshye, nibwo uri kubona akenshi byabaga ko ari umukobwa ushakana n'umusore cyangwa umugabo wabyaye wenda ari divorce cyangwa se yapfushije umugore we, ariko ntibyabaga ko umukobwa we wabyaye bapfa kumushaka. Byabaga ari ibintu birebire byaragoranaga. Ariko uyu munsi ukabona umukobwa ari marié, aboneye umuntu rwose unamukundira umwana, cyangwa se umusore ashatse umugore yaranabyaye mbere yuko ashaka. Ariko ni ikintu societe nyarwanda itarumva, itaranakurura neza, cyane cyane famille zo ku mpande runaka usanga nyine ari ibintu batari kumva neza. Njye rero ntekereza ko nta kibazo kirimo, kuko icyambere kubyara ni umugisha, sibyo? Kuba naba mfite umwana tugakundana mu gihe bikubangamiye it's your right kuba wabirika, ntitunirirwe dukundana aho kugira ngo bizabe ibibazo tugiye kubana ukatangira kumbwira ngo yango famille ngo ntizemera ko tubana kwa mfite umwana. No. Ntago ibyo mbyumva. Ariko nanone simvebe umuntu utabishaka. Kuko nk'urugero nkanjye personnellement urukundo ruratungurana. Ntabwo rufata umuntu abishatse wajya uhitamo. Ugahitamo ukunda ukanahitamo akagukunda. Ariko since tudafite ubwo bushobozi urukundo rujya aho rushaka. Ariko je uko mba mbifata ntabwo nanone najya gushaka umuntu ufite abana mbona uri single utafite abana mbese. Gusa nanone bibaye ngombwa ko birangira nakundanye n'uwo, kuko wamugana n'ibyo navugaga urukundo rwizana ukwarwo. Birangiye nakunze uwo nguwo nta cyambuza kubana nawe. Ntabwo abana baba imbogamizi. Byaterwa naho urukundo rukujyanye, ariko yabaga ari ibintu ubasha gukontorora ntago wahitamo. Ntabwo nahitamo ufite umwana, kuko nanone adende de tujye tureka kwirengagiza abana baragora. N'abawe bashobora kugusaza. Rero harimo abandi bisaba noneho double effort. Harimo abandi bisaba double effort kuvuga ugomba kwigengesera, hari igihe utanamuhana wenda cyane kugira ngo batavuga ngo umwana uramwanga, tuva bigatuma abana bawe batekereza ko utabakunda kubera ko bo ubahana cyane. Yego, urumva nyine ni umurimo nawe utoroshye. Ariko nk'ababikora ntabwo nabavebe. Yereka nitwengera ubuzima ni bugufi njye na rumwe. Dominique ati nukuri gukunda umuntu ufite abana birashoboka mu gihe wabimubwiye.
akagukunda bizi ntacyo bitwaye n'izo mbogamizi muhura nazo urihangana ati dukunda ibiganiro byanyu urakoze cyane Dominique ariko nsenga umuremyi nawe ati reka njye ntabwo nagukunda ufite umwana ntibyavamo yaba mpenze cyane kuko guhenda niko ntarumva ngo bajya bavuga ko nashatse umudamu ntashatse umukobwa none se ushaka umuntu kandi barahari mu Rwanda kereka umugore andusha amafaranga niho nabyemera tukabana ariko ngo n'amaniga yanjye yanseka pe ariko nyine mfite ibiceri byavamo ngaho mva materialist oya ngewe ikintu ndi kukubwira muri societe nyarwanda ntago ari ibintu ntago impamvu ndi kubwira ngo ntago ari ibintu bisanzwe muri Uganda ni ibintu bisanzwe baranakwa noneho bakwaguhera ku mwana niba ufite abana niba ufite abakobwa babiri bose barabakwa muri Kenya sinda muri Kenya wanze umwana muri Kenya ahubwo abeza ngo nababyaye bo baranabakunda ariko mu Uganda bo babakunda ko aba ari kureba uburyo ufata abana kuko abagande abone kuri responsible abagande bakunda ngo abagore bakunda abana babo bita ku bana none iyo ari kubona ko ufata neza umwana wawe ari kuvuga ati okay actually uyu nguyu yazanarira neza abo tuzabyara azabitaho azabagaburira azamenya uko baraye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko hano mu Rwanda the moment ubyaye wagira ngo ufite expiration date ni tabu wagira ngo ni ikibazo gikomeye cyane sasa ngewe ikibazo ngira mami kuri ibi bintu byo gukundana n'umuntu ufite umwana uzi se ikibazo nagira ikibazo ku muntu utita ku mwana we hari umuntu twese kuganira birambabaza arambwira ngo yumva ngo Rafi ngo yaramutegesheje inda ndamubwira ni se yiguteze gute urumva ngo twaryamanye tutabiteganyaga ngo mutera inda ndamubwira none se we yarabyutse yandika muri calendrier ngo uyu munsi ndaryamana na kanaka hanyuma biraba arambwira ati none ngo mbere twari duhuye by'abinyi bya one night stand biraba nyine mu ijoro turaryamana nyuma za kumenya ko namuteye inda biraba none se yaguteze inda gute kandi wumva mbere mwari muhuye atari kurumva ntabyo nateganyaga none se urumva mu mutwe wuriya muntu watwise inda y'amezi 9 we yarabiteganyaga aho ngaho abasore ukuntu babimeze impamvu ahita avuga ngo yimuteze ubwo baramubwiye ngo ayikure mu ndakanga noneho urumva ngewe nk'uwo ntago nakundana nawe ku giti cyanjye impamvu ntakundana nawe hari ikintu abakobwa bamwe bibeshya kuko akenshi n'abakobwa bakibeshya twe ntago tujye tugira ikibazo cyo gukundana n'umusore ufite umwana kenshi ahubwo wowe ukabona ari mugenzi wacu wakoze ukabona umusore ntago ari kwita ku mwana we yabyaye ahandi cyangwa ku bana yabyaye ahandi ukibwira ko wowe abo muzabyarana ari bazitaho umuntu utaritaye ku bana b'imyaka 3, 4, 5, 7 urinde wowe uzanye ikintu icyo ufite kiri magique kiri butume akubonamo igitangaza abakobwa wagira ngo turemwe muri rivalite uhita utangira kumva ko wa wundi yaramuteze wa wundi ntiyanamukunze masike umuhungu wanjye niba yaranamuteze I don't care umwana ntabwo bigendera umwana ntago agomba kubizira ariko niba uri gukundana n'umusore cyangwa umukobwa utita ku mwana we nta mpamvu nimwe ifatika ari kukwereka bataramumwimye oya urukiko rutaramumwimye ari ryo urukiko rumukwima burundu cyangwa atazahari azahataza amashuri yigamo adashobora no kugura umuguru umwe adashobora no kuvuga ngo mumume weekend imwe mu kwezi tuyimarane mami uwo muntu sinje umanana muhunga nawe ahubwo nta responsibility nazimwe uwo muntu nta kintu ashobora kukumarira ubu hari umukobwa uri gukundana n'umusore umeze gutyo ukigira ko uri special akanavunira ibiti mu matwi naje gusanga ubuzima ari bugufi mami I have to find a way to smile and laugh through it all hanyuma rero mbwira ariko ndabona kuri Facebook hari abakomeje kwandika Esperance ati kuri ngewe rero nicyo kintu numva ntashobora no kwihanganira kumva ngo umuhungu dukundana afite umwana ikidutandukanya tayari kiba cyabonetse mu mutima sinabubona aho guhora mpangayitse uhangayiki se ko aguca inyuma kwasubirana na madame reka rero nkwereka ikindi kintu gishobora gutuma ntakundana n'umuntu ukuntu abanye na baby mama we cyangwa ubwo muri case yanjye yaba ari uko umusore abanye n'umukobwa babyaranye cyangwa umugore babyaranye by the way hari igihe bavuga ngo rega yarashatse ngo ukumva ko kuba yarashatse
egale ko bafitanye umubano urimo ikinyabupfura no kubahana no kumenya limite batarengera kandi ntago ari cyo bisobanuye. Ngiye rero impamvu mba nshaka kureba umubano w'abo bantu uwo hagati y'uwo musore n'umukobwa babyaranye cyangwa umugore babyaranye. Icyambere hari abantu tuvuge ngiyewe nabyaranye n'umusore amenye ko wenda mfite umuntu ugasanga nibwo asigaye ampamagara ku busa no ku bidafite ishingiro bidafite mbese ameze nk'ugutereta noneho yaba yararanye umwana rero umwana yarwo ngwino ararembye waza ugasanga arasinziriye ngo urumva ngo yari yitsamuye ngo ngira ngo ararembye ubwo arabizi kuri nko ku kadate utuntu nk'utwo rero uburyo mubana ngewe binyereka ko harimo ikinyabupfura. Ikindi cya kabiri igihe azafata anyereka umwana we igihe azashyiramo mbere yuko anyereka umwana we kuko nge sinkunda umuntu wese winjiye mu buzima bwawe umushyira mu buzima bw'umwana wawe umuntu wese winjiye mu buzima ubushyira kuko abana barakunda abana bariyatasha none akabona uyu munsi wazanye umukopine nta mezi abiri ashize uramushyiriye akahitaho gati none se kanaka yagiye hehe uri kubyumva nuvuga ngo ntago wafashije umwana guprocessinga yuko habayeho gutandukana kuko uwo muntu winjiye mu buzima bwawe yinjiye no mu buzima bw'umwana wawe tantine wundi sari ikindi mujye mumenya ko hari abantu bafata ku ngufu abana batoya ukazana umuntu ubonetse wese ukamushyira umwana wawe niki kikubwira ko ngiye mfite uburere n'ikinyabupfura ngomba umwana bituma ugomba gushyira imbere y'umwana wawe. Ikindi rero ninjiye mu buzima bw'umwana wawe nta nubwo ngewe n'umuntu mwabyaranye ntago dukeneye kuba abakopine by the way ariko habimo ikinyabupfura hagati yacu ntabone yuko ngewe naje kumusimbura nka mama w'umwana kuko arahari ariho arahumeka so niwe nyina ariko nanjye mfite inshingano zo kumenya ese haraleje agira ese hari utuntu ajya rwaragurika ese asinzira gute ese yemerewe kureba televiziyo n'ibihari ese agomba kurya ibiki n'icyo atagomba kurya ese arwaye n'inde mpamagara bya bintu biri basique ko ninjiye mu buzima bw'umwana wawe ngiye rero uburyo ubanye n'umuntu mwabyaranye bishobora gutuma ngukatira ngasiba shangiye ahubwo byo nibyo bintu bishobora gutuma ahubwo bya mbere bituma ngewe kuko urumva ni commitment nini ngewe naba niyemeje kuko ngereka nkubwiye ikintu kimwe nibyo navugaga nta kereka ubwo urukundo kwa ndari impumyi rumpumishije rukanyerekeza iyo ibikarito mu maso ukanyerekeza aho ngaho wari ufite umwana naho mu gihe nkikanuye ndeba neza uko ntago nakwikorera uwo mutwaro w'ukuntu nzajya kuko umuntu ni umuntu bizarangira ndi gukrera ama scenario wenda hari nako dahari cyangwa nahari y'ukuntu wowe nabe mama wawe muri kumwe utangira kwibaza ubuse ariko mami musha no kubona n'iki reka nkubwire mami musha no kubona n'ikintu na kimwe gihari yego ndabyemera musha kubona ikintu kimwe gihari muri anniversary y'umwana wanyu mubona ukuntu mufashe mufatanye muri gufatana n'amafoto my god kandi hari ahantu utabona hari n'ahantu utaka ukaze kubona udufoto noneho yibabo hari igihe bamugana babe mama batezanya na njonyo ukabona ari kudupostinga mu family reunion ndaye baze stress uri kurikirana nawe n'umugara nabwo bishoboka ngiye rwose reka kubwire ngewe drama nigeze kubona hari nafata wanjye ngiye nyine nkabo wa mbere tukabyarana twese ari ubwa mbere hari akadrama nabonye umusore yagiye nyine kudepoza umwana kwa baby mama we none urabona ngubu nibwo urubura ruri gushira mu bihugu by'uburayi ndetse no muri za Asia no muri Amerika ku mugabane wa Amerika noneho hari igihe urubura ruzamuka rukagenda rukagera muri metero 2 cyangwa 3 ukabona imihanda iri bloqué ntago ari bubashe kugenda cyane cyane yatari imihanda iri principale noneho yagiye kudepoza umwana urubura rutarumanuka rwihuse noneho nyine abura hanyura pe imodoka iranarengerwa kwa kundi irengerwa noneho hahandi ari kuri imodoka muri parking ayisohora yijyana mu muhanda harabura ruracyari kugwa noneho mu gutegereza kuko urabizi ko bigera muri minus urubura rukareka kugwa ubundi mukajya kubona gushovelinga driveway umutipa hamagara umukobwa aramubwira ati dore aramwereka uko bimeze ariko baby mama we yari yabonye opportunity yo kubisesa mavi yasedurije umuhungu akayohereje video la vie none nje rwose niyo byabaye nawe yamwohereje video byabaye nyine aravuga ati ndamu snapchattinga nyine aramwohereza nawe kuri TikTok nje rero nta nubwo byategereza ko mu gihe agiye kuguseduza iyo fact yo kumva ko mugumanye
njye najya nkaya amasenariyo rwose noneho ikibazo hari n'igihe n'umwana avuga ati papa mama ndashaka ko mwese murara muri iyi nzu nabakumbuye kubabona muri kumwe kandi n'umwana w'imyaka 5 ntacyo uri bumumwangire none se bituye ngaho nyumvira rero ntago njye nabyemere dayere ndisubiye njye ntabwo nabana n'umuntu ufite umwana agataho rero ariko kuri ku murongo wacu wa telefone buriya twakora allo Kiss FM CyuzuzoAndKeza karame umunyakajobu kabombo ego namwe nsanganyamatsiko yego nakuzana se ibedi ifite umwana ni hafi ya navyo pe bigutwaye iki se ku bwawe wireba abandi kuko bazakubona wowe ubwawe hari icyo bigutwaye ntabwo ngenda umwana w'umusore ntabwo nazana umuntu ufite umwana kuko bashuti bawe bazajya bakugiraho ikiganiro ariko reka nkubaze Munyakazi inshuti zawe bitagize icyo bizitwara wamushaka oya reka gushyiraho ibitekerezo by'abandi wowe ku giti cyawe nta wundi muntu uri bukuvuge nabi nta uri bukugira iciro ry'imigani wamushaka ntabwo namushaka pe nayo urumva rero ko uri kubeshyera wari murabeshyera abantu urumva ko wari uri kwitwaza abandi kandi ari wowe utamushaka biragoye none se wowe warabyaye ahandi ntabwo wakwifuza ko umuntu agukunda niyo we nta mwana yaba afite nashaka umugore mugenzi wanjye nyirakanjye umugore mugenzi wawe mujana ati ngewe nashaka umugore mugenzi wanjye kandi ari umupapa hari umupapa hano unyandikiye ati salamu ati akenshi byorohera abasore bibarutse mbere yo kubaka byeruye kurambagiza no kubona abageni uri kubyumva ngo hari akenshi byorohera abasore bibarutse mbere yo kubaka byeruye kurambagiza no kubona abageni ni ukuvuga ngo byorohera aba young dads ni ukuvuga ngo abasore babyaye mbere y'uko bashaka kubona undi mugeni kurambagiza no kubona umugore biraborohera nyine niko twari turi kuvuga ngo naho bashiki bacu bo kabyara bagaheka bakabiciro ry'imigani n'imvugo mbi gusa plus ibibazo byinshi I know why katwumva undi allo Kiss FM ingu yagiye ariko ni realite malheureusement dufite hano mu Rwanda kandi sinzi anyways urumva akenshi ukuntu bimeze ubundi nyine ukurikije uko umuco nyarwanda wari umeze of course umukobwa yagombaga gushaka ari isugi you understand bazaga no kureba mu gitondo mwajyana explain there you go mwajyana ni ikibindego gitwikirije ikoma ritarimo umuheha yari isugi ni ukuri bari jamba mu muyazo ngo mwene wacu byasoba byahitaga nyine babaga bari kwereka iwabo w'umukobwa ati bajombaga bimenye kandi urabizi ko ikibazo iyo umukobwa nyine yarezwe neza ari ku murongo yarezwe neza entre guillemets kuko ngiye usuginaga umubare nko kurerwa neza cyangwa kutarerwa neza iyo yarezwe neza entre guillemets nyine aba ari uwase na nyina icyarimwe yarezwe nabi do barita bareba nyina do umukobwa wawe nyine ubwo nyina yabaga ameze bahitaga bavuga ati sugo ntawe yamaraga gukubura umuharuro akajya he yajyaga gutashya akanyura nyine bikaba ibibazo birebire hanyuma bikura gutyo ku buryo uyu munsi yes ntabwo abakobwa ari itegeko ko bashaka ari amasugi nta nubwo ibyo bajya kubipima ariko insengero zipima niba twite you know ubundi nyine hari insengero zidasezeranya abandi bakarebera ese ntabwo yaba yarabyaye hanze noneho bikabarirwa yuko banabaraga yuko cyangwa se bakinabara yuko abana ari abo mugabo noneho ugasanga wowe w'umukobwa niba ushatse umugabo ufite abana tuvuge wapfakaye cyangwa se wadivorishije cyangwa umusore utegerejwe kuzwa kunda abo bana ukanabitaho ntacyo mbese bari bubaze umugabo cyangwa umusore ubaye mama wabo wa kabiri niko bigiye kugenda ariko wowe mugabo
ntabwo bari bukubaze ko uri ushobore kuba papa wa kabiri ni umuhereza na kanexe cyangwa akajya kubana n'umukozi nta kuba uri utagize najya kwiga muri école primaire do abandi biga muri école française nta kutari wowe wagize n'impuwe washyizemo n'impuwe nta katari kimaze aramwishyurira kuba utari kubafata kimwe nta cyaha kiriwo niko bimeze ababo biga ahantu heza ab'umugore bakiga nk'ahantu hatari heza atariko se hari uko atagize saa mwishyurira umugore wose agomba kubafata kimwe agomba kubambika kimwe agomba kubakarabya kimwe agomba kubafata nyine agomba niko bigomba kugenda 102.3 Kiss FM